ahangaha tugeze ku ngingo y'ubuzima bwiza. Iyi ngingo y'ubuzima bwiza ndashaka ngo nibura buri wese agerageze kuyikurikirana neza. Ubu buzima bwiza buno bubangamiwe indwara nashatse ko tuvugaho gusa ni indwara bita ubwihebe, bitewe nuko iyi si yacu muri kureba ikandagiye mu mworera, aho abantu bose batagira Imana nta humure babona, abantu bose batari mu butumwa bwiza nta humure bagira. Usanga ibintu byose bisa n'ibihengamye, ku buryo iri jambo bita ubwihebe, bwa mbere umuntu arahangayika, kabiri akajya hagera nabwo yibwira ngo we ntacyo amaze, gatatu akumva nta bwenge afite, kane akumva ari mu busa, gatanu akumva ashobora gutsindwa mu byo agiyemo, gatandatu akumva ari mu mpatanwa, karindwi akumva ntacyo yakwigezaho, umunane akumva we ubwe wenyine imikorere yarasanga umwete yagiraga kera warashize. Ngibyo ubu ndi gusoma igitabo cyitwa Guide pratique en cas de, noneho niho ndi gusoma aya magambo hepfo ati kunanirwa kubana neza n'abandi, ukumva waba wenyine, ukumva n'igihe kumwe na butaseka, ukumva utababwira udukuru, yarangiza gukunda kwivumbura, kumva wowe ugayitse mu bandi, ukumva kubwo batakubashye, yarangiza 12 nukumva usa naho wanzwe, 13 yarangiza n'ukunze ukamukunda nabi, 15 ugahora uremerewe mu mutima. Uyu muntu ibi bintu 14 ni ibimenyetso biranga ko umuntu yamaze kurwara iyo ndwara yitwa ubwihebe. Kumva wowe niba uhuye n'abandi tuboye burya ngiye ntibakunze, yarangiza wakora imirimo ugasanga muri wowe iyo mirimo wumva wowe utayishobora, yarangiza aho uri hose ukumva wowe nta bwenge burimo, ukajya wibwira ati ariko nangwa n'abandi. Ibyo bizabyara iki mu mubiri wawe rero? Fatigue, cyambere uzahorana umunaniro, perte d'appétit, kutaryoherwa, perte de poids, uzagenda uzimiza ibiro buhoro cyane, insomnie, kubura ibitotsi, gatanu diminution de désir sexuel, imibanire y'abashakanye iragabanuka, parler de plaire, kuvuga kandi wavuga Maria kaza cyangwa se ugakunda kurira uri kuvuga, angoisse, kuba umunyentima, manque de motivation, kubura impamvu nyayo, mbese gugire akanyabugabo. Epfo baravuze ngo dépreciation de la vie, kumva udashaka kubaho, tendance au suicide, yarangiza kumva hari igihe wakumva ukeneye kwiyahura. Ngo uyu musaruro w'abantu bamaze kwiheba, bakaba babuze bya jambo ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza. Ngaba abantu babandi badafite ya mahoro, ngaba abantu badafite yandi Yesu yabahaye, ngayo babandi badafite ayo kumuha kumvira, ngaya babandi badafite ya mahoro akomoka mu guhinduka, ngo kuko bagera byonyine ubwabyo gusa. Byari iki rero? Bayise umugabo w'umuhanga yaravuze ngo la dépression c'est le rhumatisme de la psychiatrie. Bavuze ngo burya ubwihebe ni rubaga impande y'ubwenge bushinzwe gutunganya. Uvuga ngo abantu bafite ubwihebe gutunganya biba byaramugaye, nk'uko umubiri urwaye rubaga impande umagara ahandi hose, ni nako uwihebye nawe akunda kugira. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nyabuna timukihebe, ntimuhagarike imitima yanyu, timukiganyire, ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mujye muyimaganya muri byose, mwihanganana ibyishimo. Mbese Bibiliya abantu benshi cyane bakunda gusimbukira mu ijuru, ariko no muri ubu buzima Bibiliya ibana natwe mu buzima bwa buri munsi. Hari abandi babana nayo bati ntarwaye kandi ntashonje kandi ntambaye gusa byaciyemo. Oyi, hariho n'ibindi byakwinjirira n'ubundi uzajya mu ijuru, bitewe nuko utamenye bikwiriye. None se umuti wavashe? Avuze ibintu bigera mu 9 bishobora kuvura, ariko ndaza kwita kuri kimwe ku musozo, cyane ko tutari butinde kuri ibi bintu. Aravuze ngo l'alimentation, ibintu bya mbere bivura ubwihebe biri mu mirire. Kabiri, exercice, gomba gukora imyitozo ngororangingo. Relax, kugira umuntu kwiruhura. Être positif, kwemera ko byose bishoboka ku isi, byanze bikunze nawe ukemera ko bigize bite shoboka. Niba hari ubukene se wowe wa mbere ukennye, niba hari ubupfubyi se wowe wa mbere wayipfubye, niba ari inzu yaridutse se wowe wa mbere inzu yariduka, niba hari wapfuye se wowe wa mbere wabona bapfushije. Ugomba kuba umuntu uzi ko byose bigize bite bishoboka.
ibintu bihora bisenga ngo bizanyuriyo bizapfiriyo mana uzihesha icyubahiro giye kuzangeraho n'Imana byayigezeho. Nta mpamvu yo kwibwira ngo ngewe ntibyagira biti byangeraho. Yarangiza icyo mvuze nagisomye mu gitabo cyitwa Vive in Vice and Spirit. N'umuntu yari ufite umwana umwe w'ikinege cyane, yarangiza 16 wa mwana gwara kanseri. Yisarangije avuga ati rero Imana yaravuze ngo tuzasaba tuzahabwa, ngiye gusenga kandi nkorera Imana. Asigariye inkiriza umwana kanseri. Nyuma y'imyaka 2 wa mwana yarapfuye. Birangije se abonye ko umwana wapfuye, arangije aravuga ati ararakara. Abantu babana nawe hariho abari barakoze amayereko bavuga ngo babonye umwana we yakize, abandi bari baramusengeye, abandi bari ubusa ariko babona byanze bikunze arapfuye. Nuko umunsi umwe igihe abantu baje kukiriyo babana nawe barahumuriza biranga, nuko habaye kera ngo akora icyo bita guturika. Ntabwo yaturitse umubiri ahubwo yaturitse avuze, aravuga ngo Mana kubera hose icyarimwe kuzi kuye ari we mwana umwe mfite yapfuye wagiye he. Nuko ngo ariko uko yari asanzwe akunda Imana mu mutima atari inkurikizi, baravuga ngo kandi wabona ngomeye Imana. Kumaze yumvira injijwe ribuzinye umutima ngo umwana wawe yapfuye, nagiye aho wanjye yapfuye nagiye. Kumaze ahera ko amenye neza ko umwana we yahitanywe n'icyaha ko atari Imana yamuhitanye. Bavuga ngo kwisi hari bizatugeraho, hari bitubaho, ariko iyo umuti wa mbere uyu uvura ubwihebe ni ukumenya ko byose kwisi bigize bite. Wariye none ejo wasonza, urambaye none ejo wajya kubona ukabona wambaye gusa, ufite inzu none wabona ejo wayigukuyemo, yarangiza ushobora kuryama neza ejo ukora uhagaze. Birashoboka kwisi y'abantu ari ab'Imana bamenya ko mwisi atari iwabo. Ntabwo ari ngombwa ngo usahani hori gizite yuzuye amahoro, ntabwo ari ngombwa ngo harasendereye. Byanze bikunze tugomba kuba abashyitsi n'abimukira muri iyi si. Yepfara bati ikindi cya gatanu kivura ubwihebe ni ukugira icyo bita organisation, ingengamikorere isobanutse. Mbese ntujye uhuzagurika ukabuza uti ejo nabipanze ntya, kubundi nabipanze ntya, kino cyumweru bimeze bitya, mu kindi cyumweru nzakora ibi. Yarangiza ibi bintu birinda abantu ubwihebe. Noho abantu bose bakora karamutse bakunda kugwa mu bwihebe. Mbese baba désordonné niko babyita. Epfati ku ngingo ya 6 beaucoup d'occasions de joie. Ikindi cya 6 kivura ubwihebe ni ukugira umwanya munini cyane wo kwishima. Yarangiza guseka ni byiza, wahura n'abakuganira nawe ukababwira udukuru bakubwira utundi. Ni bibi guhora wibwira ububatse mu isi y'agahinda. Yarangiza bishobora kuba ikibazo. Niyo mpamvu bavuze ngo loisir créatif, kugira ahantu ujya kuruhukira ngo nibura wongere wireme, ugira mbese kwihembura, kwigarura mu biyanja. Yepfara community action altruiste, kuba umuntu mu mirimo yawe ugishaka ry'imirimo myiza. Urashaka nawe ngo mu bagiye gusura nawe uzabonekemo, urashaka ngo mu batanze ubufasha nawe uzawutangeho, urashaka mu batanze inama nziza nawe uzabeho, urashaka ngo mu batanze imyenda n'uwawe uzajeyo. Mbese abantu ngabo bikunda gutuma batagwa mu bwihebe. Nicyo gituma angaha ku ngingo iheruka 9 ni ishyaka. Noneho ibyo ukora byose ntukururenduka, ntukunde gutuma ntushaka ko bayigukorera, ukumva byanze bikunze uhora mu mwete w'imbere wo gushaka ko ibyiza iby'ubutwari nawe wabibarwamo. Ibyo nabyo bituma ndasubiramo, imirire ifite uruhare mu kuvura ubwihebe, imyitozo ngororangingo ifite uruhare mu kuvura ubwihebe, kuruhuka bifite uruhare mu kuvura ubwihebe, kumva ko byose bishoboka bifite uruhare mu kuvura ubwihebe, kugira gahunda inoze bifite uruhare mu kuvura ubwihebe, kugira umwanya munini wo kwishimana n'abandi bigira umwanya mu kuvura ubwihebe, kugira aho kuruhukira ngo nibura umubiri wawe wongere uhembuke bifite umwanya. Mbese ntukore icyo bise ngo dijuru weekend, yarangiza ngo ugende iminsi yose ukorere na za weekend zose urangize, ahasigaye nijoro ubone ribaye ritoya. Oya, ahubwo ugomba kugira igihe cyo kuruhuka no gukora imirimo myiza, ukumva wagira ishyaka ry'imirimo myiza no guhora uri umunyamwete. Ndagira nti ubwo byanze bikunze byagenda bite kugira ngo umuntu roho yiyunganire. Kuko twababwiye ntabwo tugendereye ngo nibura abantu dusigaje iminota itarenze 5 kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva. Dore rero ibi byose kuko batubwiye ngo hakeneye ibyo kurya, twabonye icyambere tuzabanza ni ukubahiriza amasaha yo kurya. Ariko nubwo twakubahiriza amasaha yo kurya, ariko tugiye kurya ibibi ntacyo byatumarira. Ubwo byawe ariko kuzinduka kare ugiye guhinga ariko ujyanye inkonzo, ntacyo byawe bikumariye. Bose uri kumva wagira kuki biragusanga ngo byanze bikunze niba ugiye kubahiriza amasaha yo kurya, ariko gira kuri amasaha yo kurya urya ibyiza.
ibyiza wakwibaza gufite mbese ni ibihe ntabwo bivuze ngo ni iby'abazungu ahubwo ni iby'Imana yaremye abazungu ntabwo baremye ahubwo uba ugomba kumenya neza ko ibintu karemano ibintu natirere nibyo bikenewe nk'aha ngaha mu kurwanya intambwe ya mbere yo kurwanya ibi bintu hakeneye avoka hakeneye ironji hakeneye n'igikoma cy'uburo sezame cyangwa icyo bita noix de cajou ibi bintu byanye n'ubwabyo gusa impamvu ari ngombwa akantu kose tugiye twiga kandi tumamaze mu kubyumva mu gitabo cyitwa Manger Guérisser page 179 harimo ijambo nshaka ko buri wese yakumva kandi bikamufasha aravuze ngo ni ijambo bakoresheje baravuze ngo la dépression peut très bien trouver son origine dans le déséquilibre alimentaire hari n'abantu biheba gusa batatari ubuzima bwababanye bubi ahubwo ari imirire mibi byonyine ubwabyo gusa usanga umugabo yinjiza amafaranga umugore rwose ari afite ayo guhaha yarangiza abana rwose ariko ugasanga indwara z'ubwihebe zarabafashe bitewe n'uko bariye nabi icyo nacyo ni ikindi si vous mangez beaucoup trop de sucreries votre organisme à la longue peut vous faire payer ses excès niba uzaba warakoresha isukari nyinshi menya ko amaherezo uzariha indishyi ndende kuri iyo sukari wariye uvuga ngo isukari mvaruganda iri mu bintu bituma abantu benshi cyane bagwa mu bwihebe niyo mpamvu en effet notre organisme a besoin de vitamine B1 pour métaboliser les sucres rero ingingo zacu zikeneye B ya mbere kugira ngo nibura isukari yo mu byo kurya yinjiye neza une carence en vitamine B1 induite par d'autres grandes quantités de glucides à métaboliser peut être à l'origine de la dépression umuntu kuba abuze B ya mbere abikomoye mu kuba yarakoresheje isukari nyinshi mvaruganda birahagije mu gutuma agwa mu bwihebe il suffit alors d'une part et une fois de plus de rééquilibrer le régime et de se constituer des apports en vitamine B1 kugira ngo iyi B ya mbere yajimijwe n'isukari wariye yongera ibonekewe ku mwihebe yarangiza bizagusaba kongera gukoresha ibifite B ya mbere byinshi kugira ngo nibura minute les sources les plus importantes de vitamine B sont les germes de blé les céréales complètes ati ahantu wakomora B ya mbere kandi neza nta handi kiretse mu ngano woyinitse mu mazi kandi no mu binyampeke byuzuye ahangaha ingano wiminise mu mazi tagira ngo kuba bikurikiranira hafi wenda nidushaka ariho tugarukira gusa ariko twumve ko byanze bikunze tugomba kuba turi abantu bazi ibyo bavuga nazi n'ibyo bakora ingano yo wazinitse mu mazi dore icyo zafite le blé germé est considéré au même titre que l'ail comme l'un des aliments qui permettrait de vivre plus longtemps et surtout de prévenir les cancers et la sénescence birazwi ko ingano umumero w'ingano iyo wariwe ni nk'uwariye tungurusumu ibi biribwa byombi bifite akamaro mu gutuma umuntu arama kandi bikamukingira kanseri no gusaza ubwenge bikamukingira kanseri kandi bigatuma arama kandi muri we yarangiza akagira icyo bita senescence ibintu hari abantu bajya barondogora mu bwenge bari bonyine cyangwa bakarondogora bari kumwe n'abandi noneho ubwenge ukazabatanga gusaza akagira imyaka 50 noneho ubwenge bugeze kuri 70 akazabwira kuri 70 ariko uvuga ayo wa 90 noneho yarangiza ubwo wenyine akayoyoka abo nibo mujya mwumva ngo nari kurondogora nk'abasaza byonyine ubwazo bitewe n'iki yakoresheje ubwenge aha mu nyumve bantu bari kumwe aha niho dufitiye ingorane y'abantu barara ku matelefone n'abirirwa kuri za computer n'abarya bazi kuvuga kuri telefone kuko ubwenge bwabo buzabatanga gusaza kuko buzaba bwarakoze ibyo bita du jour au nuit bazaba barakoresheje ubwenge bwabo ku manywa na nijoro noneho kubw'ibyo rero niyo mpamvu B ya mbere irinda ubwenge gusaza kuko ikunda kubwira ngo ibi tuza bino bitambuke buretse bino bikahabanze uko ikubwira ngo genda buhoro nkaho harimo za dodane bituma ubwenge bwawe budasaza imburagihe ngo un scientifique américain a découvert que la présence d'une forte proportion de vitamine B7 dans le blé germé birazwi neza ko uyu we yaragenze yari umushakashatsi w'umunyamerika aravuga ngo ingano zinitse zigira B ya 17 mu mumero wazo aha ngaha tuvugana ubwo nk'abari hakurya y'amazi magari
hirya y'inyanja ya Pasifika, muzamenye neza ko mu masoko mujyamo harimwo amavuta y'ingano zimejeje. Ntabwo mwebwe ari kujya kwinika, ahubwo ni ukujya guterura iryo cupa ukarishyira mu nzu yawe, ukajya ufataho ikiyiko kimwe cyangwa bibiri, ugashyiraho ibyo kurya hejuru y'ibyo kurya. Iyi ni wacu tutari twagira kuri ayo majyambere, nta kindi twakora kiretse kuzifata ukazinika amasaha 24, yarangiza amara kuzinika amasaha 24 ugakuramwo ibiyiko hagati y'ibiyiko 3 kugeza kuri 4 ukabijya ku munsi. Ushatse warya kimwe mu gitondo, ikindi ni mugoroba, n'ikindi ku manywa. Yarangiza uyu mumero wazo uri mu bintu mujye mutinya kandi munazirikane igihe twiga iby'amagara mazima. Mu gitabo cyitwa Inama ku mirire baranditse aravuga ngo igihe dusatira iherezo ry'ibihe, ngo ingano n'imbuto nibyo byo kurya byagenewe abitegura kujya mu ijuru. Urabyumva ukibaza uti kubera iki ku isoko hari umuceri mwinshi, hakaba ibirayi byinshi, hakaba inyama nyinshi, hakaba ibishyimbo byinshi, ariko ingano zikaba nkeya? Bigaragara neza ko abantu batari bamenya agaciro ko kuzajya mu ijuru. Impamvu ni uko ubu bwonko bukenewe nibura hepfo arakomeye ati les cellules cancéreuses se forment tous les jours, kandi burya kanseri mu muntu iremwa uko bukeye nuko bwije dans notre organisme qui est détruit aussitôt. Noneho kubw'ibyo ubwo kanseri iremwa buri munsi, ubu ukeneye ingano ngo zirimbure, dore ko ziyirimbura. Ce n'est qu'à partir du moment où il ne remplit plus son rôle que cancer se développe. Iyo be ya 17 yamaze kubura mu mubiri, kanseri itera imbere. Ukeneye rero ingano. Rero ntabwo twashatse gutinda uyu munsi, reka twongere tuzirikane neza ngo dukeneye amahoro nk'impano, dukeneye amahoro nko kumvira, dukeneye amahoro nko guhinduka, dukeneye amahoro nko kugira abantu ubuzima bufite gahunda mu buzima bwacu, kugira ngo tugire icyerekezo nyacyo cyo kumenya neza ngo iwacu ikiganiro cyiza kirakwiriye, iwacu uburezi bwiza burakwiriye, iwacu n'ubuzima bwiza burahari. Ahangaha muhumve neza, ukeneye avoka, ukeneye ironji, ukeneye ikoma cy'uburo, ariko ukeneye n'ingano zinitse. Niba ushaka ubwenge bwawe buhora ku gihe, ugashobora kumenya guhangana na birashoboka cyangwa ntibishoboka. Byaza bishoboka ntudamarare, byashobotse uwo munsi ntudamarare, kandi byapfa uwo munsi ntiwihebe, ugahora buri gihe uhagaze neza mu bwenge, ukamenya neza ngo niba uri kubona abafite benshi nibyo, ariko bose umura ntibazamara 70 kuzimu. Tuza mu bwenge, wicare uzi ngo byose bigize bite, birashoboka. Niba amafaranga ari makeya, ibuka neza ko ubwo uriho nta kibazo. Hari abafite menshi, ariko uko ubutunzi bwiyongera niko n'ubwoba bwiyongera, ariko utayagira buri gihe yarana mu gisafi cy'inzu kandi agasinzira. Ibyo ndagira nti dusaba Imana ngo iduhe ubwenge bwajya butuma dushaka amahoro. Buri wese muri we ajye yumva ko byanze bikunze mu kumvira Imana harimo amahirwe menshi. Uruhare rwawe kuri wowe nabwo wigira ukinaho, wikumva ko kubana n'Imana no kujya gusenga gusa, ahubwo no kujya gushyira mu bikorwa ibyo wize nabyo no kubana n'Imana. Abamarika batube hafi, Yesu adufashe, Umwuka Wera ajya dushoboza. Data wa twese duhe kunyurwa, tubyambaje mu izina rya Yesu.